Imana iyo igusanze si kwigusiga, ikibazo ni ugutinda. Ndagira ngo mbanze nkubwire impamvu eshatu zituma Imana itinda kuza kuri wowe. Ni ukutizera ko Imana ishobora byose. Ni ibyaha byo mu ibanga bibamaramo ubuntu bw'Imana, bibamaramo gukunda Imana, byirukana Imana. Imana yabagiriye neza, ibakura mu Egiputa mu buretwa bw'imyaka 430. Abisirayeli amaso yabo arabibona. Isezerano n'abisezerano mugendere mu nzira ryanjye, nimwumvira amategeko mbategeka uyu munsi, muzarya ibyiza byo mu gihugu, kandi nimugera mu gihugu musirinde. Abisirayeli mu cyimbo cyo kwitura Imana yabagiriye neza barayihemukira, batangira kubona mu byo bafite nta ruhare Imana yabigizemo. Kubera umurengwe, kubera kwibagirwa Imana, abami b'Abisirayeli kugira ngo bigarurire abantu baragiye batangira kuremera abantu Imana bazajya basenga, ndetse barazibegereza kugira ngo nazajya abona igishushanyo runaka ajya akikubita imbere avuga ati iyi niyo Mana yabasogokuruza yadukuye mu Egiputa. Biragenda birakaza Imana. Ngo hari ibintu bine byitwa ijisho ry'Imana. Iyo batunze urutoki ubu rutunze mu mbone y'ijisho ry'Imana. Ijisho rya mbere ry'Imana, gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Reka gusuhuze inshuti ya gusenga everyday, nizere kumeze neza kandi nimba uri mu bibazo wihangane, ibihe bizahinduka. Ubusanzwe muri kumwe nanje Manirakiza Edouard, abari mu Rwanda turasubira ngo Imana ibaho umugisha mu inshuti zacu zakadasogo mubana natwe ku manywa na nijoro. Abari mu Burundi tubasuhuje mubana natwe mu biganiro buri munsi. Imana ibaho umugisha. Abari mu biyaga bigari mwumva ikirundi n'ikinyarwanda, kuvuga ngo abari muri Afurika mwumva zino ndimi mvuze mu inshuti zacu muradukurikirana, tubabwira ngo Imana ibaduhera umugisha kubwo guhitamo ibiganiro byacu. Abari muri Amerika mu majyaruguru mu majyepfo tubabwira ngo Imana ibaho umugisha kubana natwe. Abari muri Aziya tubasuhuje tubabwira ngo Imana ibaho umugisha. Abari muri Europe tubabwira ngo Imana ibaho umugisha kubana natwe ku manywa nijoro, cyane cyane abantu bari muri Sweden, abantu bari mu Bubiligi, muri inshuti zacu zakadasohoka bari mu Bufaransa turabwira ngo Imana ibaho umugisha. Abari muri Australia tubabwira ngo Imana ibaho umugisha uko gukurikirana ibiganiro byacu. Nkuko mubona rero kuri kamera ya gusenga everyday turi kumwe n'umushumba Habiyambere Gerard. Muraho mushumba? Muraho neza. Imana ibaho umugisha kubo mwitabira ubutumire bwacu. Murakoze cyane. Nkuko cyane yacu yitwa gusenga buri munsi, watangiye gusenga Imana. Munyemerere senga Imana. Mana turagushimiye kongeye kudutegurira umwanya mwiza wo kuba imbere yawe n'imbere y'imbaga y'abantu benshi bakeneye kwakira ubutumwa bwiza. Turagusaba ngo iri jambo urishorere kandi uririnde kugira ngo uryumva wese rigire umumaro, uryumva wese rimwimure, uryumva wese rimukize, ushonje rimubere ibyo kurya, urwaye rimukize, uri mu nzu y'imbohe abohoke. Turagushima kuko uri Imana ibera hose icyarimwe, kandi ijambo ryawe ni rizima kuri buri wese. Twemerere rero tubane nawe muri uyu mwanya, kandi umwuka wera agomeze kwemeza imitima yacu. Mu izina ryawe ryera Yesu urakoze. Amen. 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 Urakoze mushumba. Imana ibaho umugisha. Tugusangire. Tukaba twakiriye kuri channel ya gusenga everyday. Murakoze. Wategurira agaseke badutekereye. Murakoze cyane. Kuri channel gusenga everyday nishimiye kongera kubana namwe, nishimiye kongera kubana n'abatwumva kuri channel. Imana igira gahunda kandi itegura neza, kandi ibintu byose n'umugambi wayo no gukiza umwana w'umuntu, kubera ko Imana ni data wa twese. Imana iradukunda, Imana itwitayeho. Abantu barobanura ku butoni, umuntu agira yifuza gushaka uwo babana uzamugirira ubushobozi. Ntabwo umuntu ashobora kubana n'utazamugirira ubushobozi.
ngo rero umuntu wese iyo ashaka kubana abana n'uzamugirira akamaro, ufite ubushobozi, uwazitabaza akamutabara, uwazagira ikibazo akagikemura. Iyo rero udafite ubushobozi ntawe ugukenera, nta nuko ashaka kubumva. Umwanditsi Salomo yaravuze ngo ijambo ry'umukene rirahinyurwa. Ni ukuvuga ngo iyo udafite ubushobozi ntawe ukureba. Kubera ko rero Imana yacu ari inyabushobozi, abantu bose bayihanga amaso. Ifite ibisubizo, ifite ubutabazi, ifite gukiza, impande zose irahari. Kandi yarabitwemereye avuga ngo ni data wa twese. Haleluya. Amen. Muri uyu mwanya rero hari icyo umwuka yampaye kugira ngo wowe twumva, wowe tureba tugusangize. Mfite ijambo ry'Imana hano mu gitabo cy'umuhanuzi Hoseya. Umuhanuzi Hoseya ibice 6, turasoma umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa 3. Hoseya ibice 6, umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa 3. Aya magambo ari kumfasha, yubatse umutima wanjye cyane. Reka tuyasome nawe wumve. Nimuze tugarukire Uwiteka kuko ari we wadukomerekeje kandi niwe uzadukiza. Niwe wadukubise kandi niwe uzatwomora. Azaduhembura tumaze kabiri, ku munsi wa 3 azaduhagurutsa kandi tuzabaho turi imbere ye. Dushishikarire kumenya, tugire umwete wo kumenya Uwiteka. Azatunguka nk'umuseke utambitse nta kabuza. Amen. Azatuzaho ameze nk'imvura, nk'imvura y'itumba isomye ubutaka. Amen. Amen. Kugira ngo nsomere rimwe, reka turebe ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 5. Turasoma duhereye ku murongo wa 5 tugeze ku murongo wa 11. Ibice 5 by'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 5 duhereye ku murongo wa 5 tugeze ku murongo wa 11. Haravuga ngo hariho umuntu wari ufite indwara ayimaranye imyaka 38. Yesu amubonye aryamye, amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye, aramubaza ati, mbese urashaka gukira? Umurwayi aramusubiza ati, databuja, simfite umuntu njugunya mu kidendezi iyo amazi yihindurije nkiza unda ntangamo kumanukamo. Yesu aramubwira ati, byuka wikorere uburiri bwawe ugende. Muri ako kanya uwo muntu arakira, yikorera uburiri bwe aragenda. Ubwo hari ku munsi w'isabato, nuko abayuda babwira ukijijwe bati, dore uyu munsi ni isabato, kandi amategeko ntiyemera ko wikorera uburiri bwawe. Nawe aramusubiza ati, uwangijije niwe wambwiye ati, ikorera uburiri bwawe ugende. Amen. Amen. Muri aya magambo dusomye hari icyo umwuka yashyize mu mutima wanjye. Ni ijambo rivuga ngo uko Imana igusanze ntabwo ari kwigusiga. Sifa kwa Mungu. Amen. Mu buzima busanzwe abantu barasurana. Umuntu ararwara abantu bakajya kumusura, haba mu rugo haba mu bitaro, ariko uko bamusanze niko bamusiga. Umuntu aba ari muri gereza, wajya kumusura, uko umusanze niko umusiga. Umuntu ajya kugusura mu rugo ufite ibibazo, akagusura mukaganira, akakubwira amagambo atandukanye, aguhumuriza, inama zitandukanye,
ariko uko yagusanze niko agusiga. Agusigana ikibazo cyawe, agusigana intambara zawe. Uko agusanze niko agusiga. Ariko maze gusoma aya magambo numvise umutima wanjye unezerewe, bituma mfata umutwe w'aya magambo ari byo bita intego, ivuga ngo uko Imana igusanze siko igusiga. Haleluya. Amen. Ndagira ngo nkubwire ngo wundeze amatwi ijambo ryiteho cyane. Reka mvuge ngo ni ubutumwa Imana yampaye kugira ngo nkugezeho. Umaze iminsi witotomba, umaze iminsi wivovota, uvuga ati ibyanjye birarambiranye, narasenze, niyirije ubusa, natanze ibyifuzo, wenda ntumenyereye n'ibyo gusenga, wasabye ubujyanama hirya no hino, ariko ibintu ntibifunguka, ibintu nta kigerwaho. Imana iyo igusanze si kwigusiga. Ikibazo ni ugutinda kuza kwayo. Mbere yuko twinjira mu nda y'icyigisho, ndagira ngo mbanze nkubwire impamvu eshatu zituma Imana itinda kuza kuri wowe. Impamvu ya mbere ni ukutizera ko Imana ishobora byose. Ubyizera mu kanya gato, mu kandi kanya bikagushiramo. Ariko ndagira ngo nkubwire, niba wizeye urabona ubwiza bw'Imana. Niko Yesu yabwiye Mariya na Marita, bahaye bamuririra bamubwira ati iyo uza kare musaza wacu aba yapfuye. Ariko Yesu aramubwira ati nimwizera murabona ubwiza bw'Imana. Haleluya. Amen. Impamvu ya mbere rero ituma Imana itaza ni ukutizera kwawe, ni ugushidikanya imbaraga z'Imana. Hari n'ikintu kijya kijya mu bantu kubera ko kutizera, kavuga ati se buriya se Imana yari kwiriye no gufashwa. Ntabwo Imana igifashwa, nta n'icyo wakora ngo uyifashe. Ese ubundi wayifasha iki? Harya ubundi kurema wafashwe nande? Amagufwa yawe akurira mu nda ya nyoko yafashijwe nande? Ijambo ry'Imana riratubwira ngo uko utazi uko amagufwa y'umwana w'umuntu akurira mu nda ya nyina, niko udashobora kumenya inzira z'Imana ikoreramo, ikirizamo, itabariramo, ikoreramo imirimo yayo. Haleluya. Amen. Icyo usabwa ni iki? Ni ukwizera, mukamenya ngo Imana ishobora byose, nubwo byatinda, nubwo byaza vuba, nubwo byamara imyaka, nubwo byarambirana mu bantu, nanjye nkabirambirwa, ariko nizeye ishobora byose. Mu gihe cyategetswe, mu gihe cyashyizweho, izabisohoresha umwete wayo. Amen. Yo ni impamvu ya mbere ituma Imana itinda kuza kuri wowe. Impamvu ya kabiri ni ibyaha byo mu ibanga, ibyaha bitihanwa. Abantu hari abakora ibyaha en public, ariko hari n'abakora ibyaha byo mu ibanga. Ibyo byaha byo mu ibanga rero bibamaramo imbaraga z'Imana, bibamaramo ubuntu bw'Imana, bibamaramo gukunda Imana, byirukana Imana, byirukana umwuka wera, byirukana Kristo. Sawuli bavuga ko yayoboye imyaka 40, ariko imyaka Imana yamwemeyemo bavuga ko ari imyaka 2 gusa. Indi myaka 38
imana yari yaramuretse mu ibanga. Zambi za kisirisiri, ibyaha bitihanwa, ibyaha byo mu ibanga bijya bituma imana itakuzaho. Cya gatatu gituma imana itakuzaho vuba, kuko twavuze ngo iyije ntigusiga uko igusanze, ariko turi kubureba noneho impamvu ituma itaza. Impamvu ya gatatu rero ituma imana itaza vuba nk'uko ubishaka, nk'uko ubyifuza, uretse ko tutayitegeka, ariko iyo uhamanya nayo urahumurika, ibihumuriza byayo bikuzaho, kavuga ati nubwo byagenda gute, isaha iyo ari yo yose iritamurura, irigaragaza, kuko nta mpamvu, nta n'ikintandukanya nayo, iri mu ruhande rwanjye. Haleluya. Amen. Icya gatatu rero gituma imana itinda kuza aho uri ni ugushidikanya, kwemera mu kanya gato, mu kandi kanya ntiwemere, ugahora ushidikanya. Bibiliya tubwira ngo utizera ameze nk'agati kari mu mazi. Agati kari mu mazi gahora kazungurira, kikoziye. Niko rero n'utizera imana amera, kandi uwo muntu ntashobora kunezeza imana. Intashyo, amakuru meza ngufitiye nuko iyo yaje ntigusiga uko igusanze. Dusomye ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi Hoseya. Hoseya ni nde? Hoseya ni umwe mu bahanuzi bato ukomoka mu majyaruguru, ubwo ni mu Isirayeli, umuhanuzi wo mu Isirayeli. Yahanuye mu kinyejana cya 7, iseba yitwaga Beri. Yahanuye ku ngoma z'abami 4. Ni umuhanuzi ubirambyemo. Yahanuye ku ngoma ya Uziya, ahanura ku ngoma ya Yotamu, ahanura ku ngoma ya Ahazi, ahanura ku ngoma ya Ezekiya, ndetse no ku ngoma ya Robowamu. Izina Hoseya risobanura ngo izadukiza cyangwa izatwomora. Imana imuhagurutsa, ndagira ngo uyu mwanya nkubwire ibyaha 7 byatumye Imana ihagurutsa umuhanuzi Hoseya muri kiriya gihe tumaze kuvuga. Umuntu yakwibaza ngo mbese n'uyu munsi Imana iracyahagurutsa abahanuzi? Igisubizo, Imana iracyahagurutsa abahanuzi. Iyavugaga kera n'uyu munsi iracyavuga, iyakoraga kera n'uyu munsi iracyakora. Ibyo byaha 7 byakorwaga mu Isirayeli byakoze ku mutima w'Imana, ariko nubwo byari muri rusanga ab'Isirayeli, ariko harimo n'abahanuzi bayo bagomba gutumwa, bagomba gukoreshwa. Icyaha cya mbere cyatumye Hoseya Imana imuhagurutsa ni ubuhemu. Icyaha cy'ubuhemu. Ab'Isirayeli Imana yabagiriye neza, ibakura mu Egiputa mu buretwa bw'imyaka 430, ibakura mu maboko akomeye ya Farawo, ibambutsa inyanja itukura. Farawo n'ingabo ze bashirira mu nyanja, ab'Isirayeli amaso yabo arabibona. Ibana nabo mu butayu butandukanye, badahaha, badahinga. Bibiliya avuga ngo imyambaro yabo ntiyabasaziyeho.
ibatungisha manu n'amazi yo mu rutare. Isezerana n'abisezerano irabwira ngo ndi Imana y'abasokuruza wanyu Aburahamu na Isaka na Yakobo, mugendere mu nzira yanjye, nimwumvira amategeko mbategeka uyu munsi, muzarya ibyiza byo mu gihugu, kandi nimugera mu gihugu muzirinde batazagwa ivutu mukibagirwa kugira neza kw'Imana. Haleluya, amen. N'uyu munsi iki cyaha kirahari cy'ubuhemu. Iyi cano nagerageje kwitekerezaho ngo ni ugusenga everyday. Abantu benshi amavi yarakobotse basenga, bagira ibihe bitandukanye byo gusenga, Imana irasubiza. Ariko uyu munsi wa none bariho ubuhemu, kuko icyo Imana yabakirije, icyo Imana yabashubirije si cyo bari gukora. Abisirayeli mu cyimbo cyo kwitura Imana yabagiriye neza barayihemukira, bijandika mu busambanyi, bijandika mu businzi, bijandika kwiba, ubujura buraza, kandi ubujura bwo gukora mu mifuka. Nasomye ijambo rivuga ngo ntugashingure imbago z'umuturanyi wawe. Bishatse kuvuga ngo ntukariganye, ntukibe. Umunsi wa none ubujura buriho bw'uburyo butandukanye. Uraho umuntu amafaranga ntayakwishyura, umuntu aragenda akarema dosiye akagutwara inzu, akakuburanya inzu akayigutsindira. Ubutaka ni nguko, ni ibibazo. Ubwo ni ubujura, ni ubuhemu bw'ubujura, bw'ubusambo bwo kwiba, ubusinzi, isindwe. Iyo twigisha hari igihe dusoma amagambo ya Bibiliya kwiyorohereza, tugashaka kuyahereza inyito yoroshye. Ariko ubu busambanyi buvugwa hano ni ubusambanyi bw'uburyo butandukanye. Umugabo guca inyuma y'umugore, umugore guca inyuma y'umugabo. Abasore, abakobwa bamaze kwamburwa ubusugi bwabo kubera ubusambanyi. Hari n'ubusambanyi buri gukorerwa ku ikoranabuhanga, ubuhehesi, ubusambanyi bw'ururimi, ubusambanyi bw'intoki. Imana yitegereje igihugu, ibona igihugu cyahumanye kubera ubuhemu, kandi icyo Imana yabakirije atari cyo bari gukora, bikora ku mutima w'Imana. Icyaha cya kabiri, gupfobya ikiremwa muntu. Imana ikura Abisirayeli mu Egiputa yabahaye inshingano, irababwira ngo nimugera mu gihugu muzaha agaciro ikiremwa muntu, mwibuka ko mwari imbata, mwari mu buretwa nk'ababatura. Nunagira imbata yawe mu myaka 7 ujye uyibatura. Siko byagenze, kubera ko uriya muntu, reka mvuge ngo uyu munsi wa none imbata tuyigeranye n'umuyaya. Umuyaya mu rugo ni umuyaya nyine, nuwo gukubura, nuwo koza amasahani, maze iminsi numva ku maradiyo bavuga ngo nabo bari gusaba itegeko ryabarengera, ngo kubera ko bafatwa nabi kwa bashebuja. Kandi nibyo koko, hamwe na hamwe agateka ibiryo ntabiryeho, yajya kuryama akaryama mu masafuriya.
kiremwa muntu giteshwa agaciro, kandi akibagirwa nawe nubwo aryamye kuri matera, aryamye yicaye mu ntebe y'igorofa, nubwo aryamye mu nzu nziza igezweho, ariko ntasubira mu buzima bwe ngo yibuke aho Imana yamukuye, ngo atekereze ngo n'uyu nawe aha naho yahava. Batangira gupfobya ikiremwa muntu kugeza ubwo uwashakaga umukozi wo mu rugo aribo bitaga imbata bayiguraga pere ebyiri za kamba mbiri, kamba mbiri pere ebyiri, babigira itegeko, babigira ubuzima, biragenda biramenyerwa. Imana birayibabaza. Cyaha cya gatatu, kwibagirwa Imana. Batangira kubona mu byo bafite nta ruhare Imana yabigizemo, batangira kwitandukanya n'Imana kubera umurengwe, kubera guhaga. Imana ni ubuzima bwabo barimo uwo munsi. Nigeze kuganira umuzungu umwe yigeze kuza kutwigisha, aratubwira ngo arashima Imana, ngo yari umuhorande, yari yaje muri misiyo y'akazi, noneho hateranira muri paruwasi nayoboraga, turaganira, tuganiriye arambwira ati nashimye Imana kubera ko nasanze burya itorero rikiriho, nasanze imbaraga z'Imana zikiri mu itorero. Ati kubera ko iwacu abantu bibagiwe Imana kubera umurengwe, kubera ubukire, noneho nukumbuye ijambo ry'Imana ahita atumira umwigisha runaka akamurihira indege cyangwa akajya kuri ekara akamubwiriza, akamubwira ati kandi unyigishe kw'iri jambo niryo rimfasha. Akigisha, yarangiza kwigisha akamubwira ati ndaguhemba ngahe, akamwishyura. Ibyo bikaba birangiriye aho. Abantu batangira kugenda bibagirwa Imana, ibihe byo gusenga, ibihe byabahuzaga n'Imana batangira gutandukana nabyo. No muri ubu buzima bwacu niko abantu bameze. Umuntu ndiyaguye ngo anywe inzoga, ndiyaguye mu bindi byaha, ariko yaguye mu cyaha cy'umurengwe cyo kwibagirwa Imana, aradamaraye. Ntumukoza gusenga, ndetse noneho n'indirimbo z'Imana ntizikimuryohera, n'ijambo ry'Imana ntirikimuryohera, nta byiza byo mu nzu y'Imana gikumbura. Iyo utagikumbura ibyiza byo mu nzu y'Imana, ibyo utagikumbura ijambo ry'Imana, ngo urikumbura indirimbo z'Imana, nushaka uzuca akarongo uhita uvuga ngo natangiye kwibagirwa Imana. Ariko Dawudi ari gusaza, mu byo yaraze umuhungu we, yaramubwiye ngo mwana wanjye Salomo, ujye ukunda Imana ya so, ntukayibagirwe, umunsi uzayibagirwa nayo izakwibagirwa. Imana itubabarire, twe kwibagirwa Imana. Turasaza tugashiraho, ariko Imana ihora ko yahoze, ko yabanye n'abigihe cyashize, natwe ni kwibana natwe. Ntabwo Imana rero isaza ngo dutekereze ko itakigira imbaraga zo kutureba no kutwitaho, iracyari ya Mana. Turasaza tukagira ngo n'Imana yarashaje. Maze iminsi numva handi ikiganiro cyitwa amasaziro yo mu mwuka, nanjye iryo somo narariteguye. Somo nise gusaza mu mwuka. Hari ibimenyetso byerekana gusaza mu buryo bw'umubiri, noneho bishyize mu mwuka urasanga abantu bari kugenda basaza bashiraho. Mu bimenyetso byo gusaza rero harimo no kwibagirwa Imana mu buryo bw'umwuka. Icyo nacyo kibabaza Imana. Icyaha cya kane rero, kubera kwibagirwa Imana, abami b'Abisirayeli kugira ngo bigarurire abantu, baragiye batangira kuremera abantu Imana. Harimo ba Yerobowamu, harimo ba Ahabu, harimo ba Manase n'abandi. Baremera abantu Imana bazajya basenga, ndetse barazibegereza kugira ngo nazajya abona igishushanyo runaka ajya kikubita imbere avuga ati iyi niyo Mana yabasogokuruza yadukuye mu Egiputa.
batangira kosereza bayari imibavu, batangira kuyitura amaturo. Mu mvugo yacu ni ukujya mu bapfumu, mu mvugo yacu ni ugusenga ibigirwamana, ni ugushakira Imana ku kitari Imana. Abantu benshi bagiye bishakira Imana. Yewe ni Bukavu, nabanaga n'abanyeshuri baturutse za Kasayi, twari muri teoloji, ariko byarantangazaga. Twaba turi mu maetide, abanyeshuri duhaye dukora deba hanze twitegura ibizamini cyangwa amadevoir za muwaka, umuntu ukabona akoze hano dushyira umukandara, ukabona arunamye ari kuvuga amagambo utamenye yari yo mu kirimi kiwabo nyine. Munsi umwe twakoraga isomo ry'Igiheburayo, turangije baradukosora baduhereza impapuro, usanga yabonye 0,5 ku 10, njye nari nabonye 9. Ndamubaza ndashaka kumenya cya kintu warebaga hano ukakivugaho amagambo, hava ngo ni Mungu wa kwetu, Mungu wa baba na mama. Isi Imana ya nyoko nayo akura akantu kameze nk'igufa ry'umugongo ry'isamaki, arakanyereka ngo sisi tuliwokoka, ngo twarakijijwe, ngo lakini kuna Mungu ya baba na mama naendana naye hapa. Warakijijwe ari kugendana n'Imana ya so na nyoko uyifite ahangaha. Bibiliya avuga ngo ni Imana ifuha. Icyatangaje ntabwo twari mu masomo profane, twari muri teoloji, iyobokamana. Ndamubwira rero ndetse Imana ya so na nyoko kwitagutsindiye. Arambwira ngo ashobora kuba ngo yayambaje nabi, ngo ntabwo nayambaje neza, ngo niyo mpamvu natsinzwe. Murumva ko rero abantu nubwo bari mu nzu y'Imana ariko imitima yabaye ibirimarima. Bibiliya iravuga ngo ibitaboneka by'Imana nizo mbaraga z'Imana, kandi ngo ibitari Imana abantu babihinduye Imana. Ngo niyo mpamvu bagenda bakabakaba, bagashakira Imana ku biti, bagashakira Imana ku mabuye, bagashakira Imana ku masubyo. Ariko biravuga ngo ababikora n'ababirema n'ababisenga bazahwana nabyo. Abisirayeli batangira kosereza bayari imibavu, bituma Imana ibazinukwa, Imana z'Abanyakanani. Imana yari yarababwiye gutsembaho, abarizo batangira guhindukirira, abarizo batangira gukumbura. Imana irababara. Icyaha cya gatanu Abisirayeli bakoze, cyo kubeshya. Nagerageje gutekereza kuri iki cyaha cyo kubeshya, ngaruka mu buzima bwacu busanzwe bwa none, bw'isi yacu ya none, mvuye mu isi y'icyo gihe y'Abisirayeli, sanga icyaha cyo kubeshya uyu munsi wa none kimaze guhinduka ubuzima. Tukiri bato twagiraga itariki bari bese ngo itariki yo kubeshya, itariki ya mbere y'ukwezi kwa 4 ngaruka mwaka. Ndabyibuka twigaga mu wa 6 wa primaire, umwana umwe yavuye ku kigo agenda ibirometero bigeze kuri 5 ajya kwa padiri kuri paruwasi katolike. Hageze aramubwira ngo umukuru wa santrale, aho ari kuri santrale, ati umukuru wa santrale arambwiye ngo yahuye n'ikibazo gikomeye, ngo adashobora kwikemurira, ngo ntazi niba wabona umwanya ukaza ukamufasha gukemura icyo kibazo. Uwo mupadiri rero niwe wari ushinzwe iyo santrale, ahita akubita imodoka y'ikiboko
umwana amushyiramo, aramuzana. Noneho bari kuzamuka ahantu berekeza ku kigo cy'amashuri, aramubwira ngo padiri, ngo uyu munsi urawuzi? Undi ati ndawuzi. Ati ni ryari? Ati ni tariki ya mbere y'ukwezi kwa kane. Ngo ibyo birahagije se? Umwana azana urwenya kuri padiri nyine. Undi ati birahagije. Ati uyu munsi ni itariki yo kubeshya, nanjye padiri ndamubeshya. Ahita amukubita urushyi ngo karambeshe ko gashahurwa. Niko yamubwiye. Ahita agakura mu modokari kuko ari kageze ku kigo, gahita kizamukira ku ishuri, padiri asubirayo. Iyi tariki yo kubeshya yari yarabaye ubuzima mu bantu, ariko muri iyi minsi sinza niba icyubahirizwa n'ibikiriho, ariko ibihe bigenda hari iby'ibihe bigenda birangiza. Ariko iyo tariki yabagaho, yari izwi, yari imenyerewe, humvaga isi yose nyine no ku maradiyo bivuga ngo none ni itariki yo kubeshya. Kandi mu mategeko 10 y'Imana aravuga ngo ntukabeshye. Ariko kubeshya byabaye ubuzima. Beretse kubwira abakristo bambwira ndi kibazo noneho kirakomeye. Ikoranabuhanga tugezeho ryoho ryabisambuye. Niba hari ahantu hari gukorerwa ikinyoma cyo mu rwego rwo hejuru, ni kuri telefone. Umugore ari kubeshya umugabo, umugabo ari kubeshya umugore, umwana arabeshya umubyeyi, yewe n'umukozi arabeshya shebuja mu kazi. Bantu barabeshya hehe kuri telefone. Ariko noneho kubera ko ikoranabuhanga ari kuzamuka, ngo uri guhamagara umuntu akakwitaba ukamenya naho ahagaze, ubwo ikinyoma nticyatahuwe. Niba abantu bari gukora ikoranabuhanga rimeze ritya, akamenya ko umubeshyeye naho umubeshyeye naho uhagaze, Imana yizabireba iti. Imana yitegereje ibona icyaha cyo kubeshya kimaze kuba ubuzima. Kubeshya no kubeshyerana bihinduka ubuzima mu Isiraheli. No kuvuga ngo umugabo akabana n'umugore babeshyana, abana bakabana n'ababyeyi bababeshyana, abakozi bakabana mu kazi babeshyana. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo umwana nababatura muzaba mubatuwe kandi muzamenya ukuri, kuko ukuri ariko kuzababatura. Ahatari ukuri haba hari ikinyoma. Isi ikinyoma kimaze gufata umwanya wa mbere. Kandi ikinyoma ngo Imana itahura muri iki kinyoma cyabo ko harimo no kubogama, guca imanza zibera. Edouard yagira ikibazo tukareba Edouard uwo ari we, tugaca urubanza dukurikije Edouard uwo ari we. Hakabamo kubogama, abadafite kirengera, abadafite shinge na rugero bakaharenganira. Ariko biravuga ngo Imana niyo yita ku gusenga ko batagira shinge na rugero, ikababera umucamanza, ikabahagararira kandi ikabahagararaho, kuko ari Imana idacurwa kibera. Icyaha cya gatandatu cyabaye mu Isiraheli: kutakira abashyitsi, guhohotera umunyamahanga. Leta yacu y'u Rwanda ndayikunda. Umuntu witwa umunyamahanga, umuntu witwa umushyitsi mu gihugu, gufatwa neza, kwakirwa neza, kurinda ibye neza, kugira ngo adahungabana. Mu Isiraheli harimo ikibazo, bibagiwe ko bari abashyitsi, bibagirwa ko bari abanyamahanga. Noneho hadukwamo umuco wo guhohotera abanyamahanga babajemo. Kutakira umushyitsi uja kugana, kugira ngo umwakire ukabanza ukamenya akomoka. Wasanga adakomoka mu bwoko bw'iwanyu akamurenganya, batamunyuruza bakamwirukana akarara inyuma y'urugo. Imana irarakara, avuze ati muribagiwe ko namwe mwari abashyitsi, muribagiwe ko namwe mwigeze kuba ihanga. Nkunda kwigisha abakristo nkabwira ngo hari ibintu 4
byitwa ijisho ry'Imana. Iyo batunze urutoki uba urutunze mu mbone y'ijisho ry'Imana. Muri izi nyigisho hari igihe twigisha ntitumenye kwikontorora ibintu byose tukabifata nk'ubuzima kandi bigezweho, kandi ibyo bikadutandukanya n'Imana. Ijisho rya mbere ry'Imana ni imfubyi, udafite kirengera, udafite kivurira. Wa kabiri ni umupfakazi. Abo bantu Imana yari yarabwiye Abisirayeli ngo abo bantu mubamenye mwimenye, umunsi bazarira, umunsi bazataka, amarira yabo akangeraho, nzatabara, nzakora ikintu. Abo bantu ni ijisho ry'Imana. Ijisho rya gatatu ni umunyamahanga, ni umushyitsi mu gihugu kitari kiwabo, ni umushyitsi mu nzu iwawe, kutakira abashyitsi, kudafata abashyitsi neza. Ijisho rya kane ni umuyobozi. Umuntu witwa umuyobozi urya ni umuyoboro w'Imana. Ntabwo ari umuyobozi w'idini cyangwa w'itorero, ni umuyobozi w'igihugu. Kaba afite urwego ahagarariye mu mibereho myiza y'abantu. Uwo muntu ni ijisho ry'Imana. Ni nayo mpamvu yakoze nabi abazaniye igihugu akaga. Kutakira abashyitsi no kubarenganya, Imana irarakara. Icyo ni cya gatandatu Abisirayeli bakoze cyatumye Imana ihagurutsa Yesayi. Cya karindwi ni urubanza rw'amaturo. Aya maturo dutura mu nsengero, ariya maturo arashinganye. Abisirayeli baba bicaye mu ngi wabo, basubira mu mategeko y'Imana, ko Imana yabwiye ngo nimugera mu gihugu mukarya mugahinga mukeza mukora bigatunga mugatunganirwa, timuzibagirwe, mujye mwibuka gutanga amaturo, mujye mwibuka gushimira Imana, muzanye mu byo mwungutse, mu byo mwabonye, ibyo twita muri ya mvugo yacu y'abanyetorero ngo amaturo, icyacumi n'amashimwe. Gusangira n'Imana imirimo y'amaboko, amashimwe y'Imirimo y'amaboko. Yaduhaye imvura, yaduhaye igihe cyiza, yatugiriye gutya, yatugiriye yiri. None Mana turejeje tuje gusangirana. Noneho batangira kuvuga ngo Imana, uruhari rw'Imana mu musaruro wacu ni iyi. Kubera ko bari batangiye kwibagirwa Imana, babona nta Mana ihari. Ngo nuje gutamba akabizana ko ari umuco gusa w'idini, ngo bamwe bagatanga izavunitse, izamenetse amaso, bakatora imice nka kurya kwa Kayini, biragenda birakaza Imana. Bituma Imana ihagurutsa Hoseya imubwira ya magambo twavuze. Imana imwereka ibigiye gukora, nawe aragenda atanga imiburo, atanga imbuzi, arababwira ngo nimuze duhindukire Uwiteka nawe azatugarukira. Niwe wadukubise, azadukiza. Niwe wadukomerekeje, azatwomora. Izi mbuzi, iyi miburo niho nigeze gutangira mvuga ndetse abahanuzi baracyahari. N'uyu munsi abantu baracyatangira imiburo kubera ko Imana ikunda abantu bayo. Imana ikunda itorero, Imana ikunda imiryango, Imana ikunda igihugu, kandi yifuza kubagirira neza. Ariko kwinangira k'umwana w'umuntu kujya gutuma Imana itakariza umuntu icyizere. Niyo mpamvu Imana yabwiye Hoseya, irambwira ngo nimuze tugarukire Uwiteka nawe azatugarukira. Yaradukubise, azadukiza. Aradukomeretsa, niwe uzatwiyomorera. Haleluya. Amen. Ngira ikibazo nibaza, kanamwe mbabaze,
abo turi kumwe abanyumva, ese Imana irakomeretsa? Hariho impaka uyu munsi wa none zivuga ngo ese ko Imana igira neza, Imana yagirira abantu nabi, Imana yarimbura abantu, Imana yahombye abantu, Imana yagira. Oya, igira neza ni urukundo, ibikubaho ni ingaruka z'imyitwarire yawe imbere yayo, ariko yo iracyari Mana itinda kurakara, igira imbabazi, yuzuye urukundo kandi yihangana. Niyo mpamvu Hoseya yahagurukanye ngo nimuze tugarukire Uwiteka, yaradukubise azadukiza, aradukomeretsa azatwiyomorera. Hari ibikomere tutagiramo uruhare, hari ibikomere twakomerekejwe n'Imana kugira ngo tuyihindukirire. Hari ujya uba umupfakazi abishaka? Ntawe. Hari uwifuza kuba imfubyi? Ntawe. Umuntu ntari kwiga akarangiza kaminuza akametiriza, yaza akicara akabura akazi, abarangije segonderi bakabona akazi kandi keza, wowe ugahora muri jeroneri. Icyo nacyo ni igikomere. Ugatanga umuntu agenda yitotoma ngo nongeye Imana iranyanga, Imana yaramvumye, si Imana ngewe, Imana. Humura. Magambo nazanye uyu munsi wa none nayo kuguhumuriza, ahubwira ngo humura, nubwo ufite icyo gikomere ariko izakomora. Haleluya. Kandi izakomora neza. Tugira ibikomere dukomeretswa n'Imana muri ubwo buryo navuze, ariko tukagira n'ibikomere by'abantu n'abadukomeretsa, abo tubana, abo dukorana, abo duturanye. Ariko umva uko ijambo ry'Imana rivuga. Yeremiya ibice 30:17 haravuga ngo nzakugarurira amagara yawe. Bavandimwe munyumva, bene data munyumva, burya nta kintu kigora kibabaza nko kuvugwa. Utabuze ibyo kurya urananuka ugashira kubera uruvugo, ariko Bibiliya yavuze ngo humura, nzakugarurira amagara yawe, nzakomora inguma zawe, tuzongera kuba igicibwa kundi. Haleluya. Amen. Iryo ni ijambo ry'ihumure rikubiyemo amasezerano afatika ava ku Mwami Imana. Sifa kwa Mungu. Amen. Nzakugarurira amagara yawe, nzakomora inguma zawe, kandi ntuzongera kuba igicibwa ukundi. Zaburi 147:3 aratubwira ngo akiza abafite imitima imenetse kandi agapfuka inguma z'imibabaro yacu. Haleluya. Agapfuka inguma z'imibabaro yacu. Wowe unyumva, waba uri mu modoka, waba uruhutse se, ndagira ngo aya magambo yumve neza. Ni ubutumwa bwawe nakuzaniye. Imana ibana n'abafite imitima imenetse, imitima iciye bugufi. Abo ngabo ngo ijye ibahera ubuntu, ijye ibashyira hejuru. Orosha umutima wawe no gutekereza kwawe no kwibaza ku Mana cyane, ahubwo ubaza Imana ngo Mana urantekerezaho iki, umugaragu wawe ciye bugufi. Izagukiza kandi ipfuke inguma z'imibabaro yawe. Yobo we aravuga ngo mu gice cya 5:18 aravuga ngo niyireme inguma, niyireme uruguma kandi ikanarwomora. Haleluya. Amen. Yerekana ngo hari inguma dukomeretswa cyangwa duterwa n'Imana, hakabaho n'inguma dukomeretswa n'abantu, ngo ari kwizo zose
izo nguma zose. Niyo irema inguma, niyo yemera ko bitubaho, kandi ni nayo izatwomora. Imana ishimwe. Amen. Dutangira twavuze ijambo rivuga ngo uko Imana igusanze siko igusiga. Azaduhembura tumaze kabiri, ku munsi wa gatatu atuzure, aduhe guhagarara imbere ye tuvuga imirimo ye, dutanga ubuhamya, dutanga amashimwe, ngo dushishikarire kumenya wera, ngo nta kabuza azatuzameze nk'umuseke utambitse mu rukerera ko bukeye, umwijima uratamurutse. Si ibyo gusa, ngo azamera nk'imvura y'umuhindo itosa ubutaka. Aha harimo ubuzima, aha harimo guhemburwa, aha harimo gukira, aha harimo kuzuka, aha harimo byose niba wizeye ibyo. Negera umusozo, twasomye ijambo muri Yohana. Aya magambo turimo twiga, turimo tuyavuga nk'ubutumwa Imana yashyize mu mutima wanjye bwo kuguhumuriza. Ijambo ry'Imana ngo ese kutakukaboroga ibihumuriza bibaye bike? Ongera uhumurike ukomere. Ibyawe nabyo bifite igisubizo. Dore igisubizo. Hariho umuntu wari umaze imyaka 38 arwaye. Imyaka 38 y'uburwayi. Si y'amavuko, yari aryamye. Umwaka wa mbere arwaye, wa kabiri arwaye, wa gatatu, imyaka 38 irarangira. Yahoraga aryamye ku mbaraza y'urusengero. Reka tuvuge ngo ni kuri dispensaire, ni kwa muganga. Aho niho bakeneraga ubukiriro no gukirwa kuko hari ubuzima. Ahora haryamye. Ngo hari ikidendezi cyitwa Betesida, ngo cyajyaga kihinduriza marayika akakizamo, noneho ufite umurwayi bagahita mutereramo akavamo akize. Wa murwayi nawe ajya gutegerereza hahandi. Numbaza bamujyanyeyo, ariko nabagira neza. Ariko baramujyanye uko abantu bagusanze niko bagusiga. Baramujyanye bamusigaho barigendera. Ahamara imyaka 38. Yazanywe n'abantu, asizwa n'abantu, ariko uko bamuzanye nuko bamusize niko yagumye. Ariko Yesu ngo anyura kuri yabaraza. Narasomye nsanga si wo munsi wonyine yahanyuze, yahoraga hanyura. Byerekana rero ngo Imana igira igihe cyayo. We kwivovota, we kwitotomba. No kuri banki, kuri gishe abantu batonda umurongo. Ntabwo baherwa serivisi rimwe, ahubwo basavinga buri umwe. Humura nawe, serivisi irakugeraho. Haleluya. Serivisi iraza kukugeraho. Yesu yahoraga ahanyura. Ngo ariko umunsi wo gukirizwamo, umunsi w'agakiza uburaje, umunsi wo kuruhuka uburaje, umunsi wo gusubizwa uburaje, ngo Yesu amureba mu barwayi benshi, ngo aramubaza ngo yewe wowe, noneho uzarebe kwa muganga. Iyo ugiye kwa muganga ugakubita urugi, umurwayi wese arunamuka. Umurwayi wese arunamuka areba ati ahari nige baje kureba. Hari n'uvuga ngo rega ngo nanjye ndi hano kugira ngo nawe umurebe. Ngo rega nanjye ndi hano kugira ngo nawe umurebe. Yesu avuze ngo yewe kuko atamuvuze mu izina, ngo buri wese arunamuka. Umurebye Yesu ntamwiteho, umurebye Yesu ntamwiteho. Wa murwayi nawe ngo Yesu aramumenya, aramubwira ngo wowe, yego wowe, yego ni wowe, urashaka gukira. Ubundi burya dusenga nabi.
burya ibyo dusengera si byo dusubizwa kuko dusaba nabi. Urashaka gukira, singira mwene wacu yarashubije ikibazo, reka da. Urashaka gukira, iyo amazi yihindurije abafite bene wabo barabatera bandangamo kuko ngewe ndafite intwaro. Gusubiza ngo ndabishaka, ndashaka gukira biramunanira, ahubwo agatanga impamvu. Haleluya. Amen. Yesu iyo yaje ntagira impamvu. Yesu iyo yaje nta kintu yitwaza. Aramubwira ati noneho icyambere haguruka, icya kabiri ikorera uburiri, icya gatatu genda. Arahaguruka yikorera uburiri aragenda, ageze imbere ahura n'abavuye mu isabato. Bati hagarara, uyu munsi ni ryari? Bati ni ku isabato. Amategeko yemera gukora ibyo wakoze. Arasubiza ati uwangijije. Haleluya. Amen. Yambwiye ngo ikorera uburiri bwawe ugende. Reka ngaruke gatoya aho ngaho, reka mutekerereze, reka nsesangure. Yaravuze ngo imyaka ibaye 38 ndyamye, ku munsi w'isabato muca hano, mujya mu isabato mukagaruka mugacana mukansiganga. Gahunda z'isabato zikubahirizwa, mwazirangiza mugaca hano, mukaca mwijira, mukaca musohoka, mukansiganga. Sabato ndi yariho, ariko uwangirije yambwiye ngo iko ikibazo si umunsi, ikibazo si ukwikorera uburiri, ahubwo ikibazo ni uwangirije. Muzagende mu mushake mu mwibarize. Ngewe icyo napfaga ni ugukira. Myaka 38 ndakize, uwangirije yambwiye ngo ikorere iby'isabato n'ibindi ntibindeba, birareba uwangirije. Sifa kwa Mungu. Amen. Nta gihe, nta munsi, nta saha iyo igihe cy'Imana cyageze Imana idakoreramo, idasohorezamo umugambi wayo. Kuri aya manywa ntabwo nzi situation urimo, ntabwo nzi ibibazo ufite, byo ndibibuze n'uruhurirane. Urareba hirya ukareba hino ukabura icyakurengera n'uwakurengera, ariko ndagira ngo mubwire ngo hari umurengezi, hari umutabazi. Ukwigusanze si kwigusiga. Zamura kwizera kwawe, irakurema, nimara kukurema yongera ikuremere. Haleluya. Haleluya. Amen. Tugiye gusoza, ariko muri uko gusoza ikibazo ni ukutizera ko Imana ishobora byose. Ikibazo ni ugushidikanya imbaraga zayo. Ikibazo ni ibyaha byo mu ibanga bitihanwa. Zamura kwizera kwawe maze dusengere. Uce bugufi mu mutima, wiyunamire, waba uri mu modoka, waba uri muri ofisi, waba uri mu nzu yawe, aho waba ari hose, ca bugufi mu mutima tugusengere kugira ngo icyubahiro cy'Imana cyongere kuzamuke muri wowe. Yesu ahura n'impumyi, abigishwa baramaje ngo si impumyi niyo yakoze icyaha cyangwa n'ababyeyi. Yesu arabwira ngo iyi mpumyi ntiyakoze icyaha, n'ababyeyi ntibakoze icyaha, ahubwo ibi byabere kugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri iyi mpumyi. Icyatumye ibyo bikubaho, igitumye umaze imyaka, umaze iminsi usenga, urira, uboroga, wabuze icyerekezo, ndagira ngo ngubwire ngo nukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri wowe. Imana, Mwami Yesu, Mwuka Wera bagiye kuguhereza icyerekezo gishya. Wari umaze imyaka 38, ibyawe byamaze imyaka 38, ibyawe byari byagera mu myaka 38, ariko humura aho ugeze, aho naho Imana irahagera. Ubwo rwari urugero Yesu yatanze avuga ngo nta kidashoboka mu gihe cyategetswe n'Imana. Zamura kwizera kwawe dusenge, ca bugufi mu mutima wawe, wihane, wizere, uve mu rungabangabano,
maze dusenge Imana. Icyo nzi cyo nuko umunsi umwe uzahagarara kuri iyi kamera ushima Imana imbere y'imbaga nyamwinshi, uvuga ngo nanjye ndashima Imana ku munsi runaka, saha runaka, nanjye Imana yangiriye neza nk'uko yagiriye neza wa muntu wari umaze imyaka 38. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Mana, turagushimiye kuko udukunda, utwitayeho, uko udusanze si kudusiga, duciye bugufi kugira ngo utwemerere kandi uduhe kukwizera by'ukuri. Ijambo ryawe niryo ridukiza, ijambo ryawe niryo rituzura. Nayo mpamvu Mwami turi hano kugira ngo utwemere kandi utwemerere. Kingura imitima yacu, ubwami bwawe buze, dukure mu gushidikanya, dukure mu kutizera, uturemere kwizera. Abantu baheze mu rungabangabano, abantu barimo bibaza ngo mbese Imana irihe, abantu barimo bibaza ngo mbese izatabara ryari, izaturengera ryari. Ariko wa mukobwa we, ibyawe ntibiragera mu myaka 38. Wa musore we, ntabwo ibyawe biragera mu myaka 38. Wa mugabo n'urugo rwawe, ntabwo biragera mu myaka 38. Wa mugore we, hagararira aho ngejeje, ntabwo biragera mu myaka 38. Yesu arakureba, Yesu arakuzi. Mwami Yesu Kristo, emerera buri wese ugutegeye amaboko, aho buri wese ari arakwifuza, aho buri wese ari abuze icyerekezo mu icyerekezo. Hari abari mu modoka, hari abari mu ngo zabo, hari abari mu mabiro bakora. Mana, abo bose turakwingize ngo buri wese aho yumvira ijwi ryawe abariho umutabarira, aho buri wese yumvira ijwi ryawe abariho umukiriza. Mu izina rya Yesu Kristo turagushima kuri Imana yire kandi yita ku bayo kandi ifite gukiza. Ongera utwubake, ongera utureme, numara kuturema ongera uturemere tube bazima. Mwami Yesu Kristo, ijambo ryawe ryatubwiye ngo muze duhindukirire Uwiteka, azatugarukira, azatuzura tumaze kabiri, ku munsi wa gatatu azaduhagurutsa. Turagushima ku mugambi wari mwiza kuri twebwe. Nkuko imvura na sherega ibigwa bigatosa ubutaka, niko n'ijambo ryawe ritazagenda ubusa. Twemerere Mana, turashaka ngo uriya muhungu, uriya mukobwa, uriya mugabo, uriya mugore umunsi umwe azahagarare mu iteraniro ry'abera, avuga imirimo y'Imana, avuga ngo isaha niyi nahuye na Yesu, ampamagara mu izina, arambagurutsa, arambwira ngo haguruka ugende. Turagushimiye Mwami. Uyu mwanya utegeke, uyu mwanya wigaragaze, uyu mwanya usure kandi ntusura nk'abantu. Uko udusanze si kudusiga, iryo ni ihame ryawe. Tuvane mu rungabangabano rero, ukureba impamvu zituma tutizera ahubwo tubabizera. Kureho ibyaha byo mwibanga bituma tutabona ubwiza bwawe, kure gushidikanya muri twebwe, maze wongera utwubake nk'amabuye mazima. Mwami Yesu Kristo, komeza kubana natwe no kuturinda kandi ugumye gusura buri wese ahari, abari kwa muganga, abari muri gereza, abari hirya no hino. Isi yose turayisengeye, utanga umutekano, utanga amahoro, kuko iyo utanze amahoro nta wundi wayasubiraho. Tugushimiye umugambi wawe ko ari mwiza ku bantu bawe. Tugushimiye Imana mu izina rya Yesu, amen. Mushumba, hari umuntu ushobora kuba yaraguye akurikiranye kino kiganiro. Ashobora kuba ari umuntu ashaka kwakira Yesu n'umwami n'umukiza, akurikiranye ikiganiro ari ku mpande zine z'isi, ari ahantu atabona urusengero, ari ahantu atabona umuntu yamufasha. Ndagira ngo muri iri jambo, ko mu ijambo harimo imbaraga, ugusengera umuntu yaguye, usenge n'umuntu ushaka gukiza, ushaka kwakira Yesu n'umwami n'umukiza. Nibyo, uwo muntu turagira ngo tumusengere kandi ndamubona arahari, ararushya, aragowe, ariko turagira ngo tumubwire, tumuhumurize, tumubwire ngo ntaho Imana itagukura, nta naho itakugeza. Ijambo ry'Imana rivuga ngo naho ibyaha byawe byatukura tukutuku, ndabyeza bibe
nka sheregi. Izera ijambo ry'Imana ko ari ukuri, kandi nawe uzamure kwizera kuko Imana ikiza. Turagusengera kandi Imana irakugirira neza, kandi umunsi runaka uzaza ushime. Kandi hari uri kure y'urusengero, hari nta muntu wabona wahita wagufasha, ariko ufite telefone yacu ngendanwa, kandi nayo iri kuri WhatsApp, ni 0788 69 18 umushumba Habiyambere Gerard. Amen. Amen. Mana turagushimiye kubw'aba bantu bamaze kwemera intege nkeya zabo. Yaraguye, yarivuruguse, yabaye yongeye kuba umwanda, ariko ni wowe ujya wongera ukatumesa, ukadutunganya, ukatugorora, tugatunganira Imana. Uyu mugabo waguye wataye urugo rwe, uyu mugore waguye wataye urugo rwiwe, uyu musore waguye agatakaza ubuzima bwiwe, akaba nta cyizere bufitiye, uyu mukobwa watakaje ibyiringiro ku Mana aragarutse. Mwakire, mweze umutunganye, kandi umuha amahoro yo mu mutima, yishimire mu Mwami iteka ryose. Turagushimiye kumwejeje kandi umukirije mu izina rya Yesu. Amen. 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 Turakoze gushumba, Imana imuhe umugisha. Nizere ko ubutane tugutumira ko uzitabira ubutumire bwacu. Murakoze namwe, Imana ibahe umugisha, kandi umurimo ni wo twahamagariwe, nta mpamvu yo kudakora umurimo w'Imana. Imana ibahe umugisha. Dushimira inshuti wabanye natwe muri kiganiro kuva gitangira, dukadusonya tukiri kumwe, tugushima tukubwira ngo Imana iguhe umugisha, kandi tugusaba mu kiganiro kugeza ku nshuti yawe ukunda, nimba ari umwe nimba ari babiri, abantu ufite kuri WhatsApp ubasunikire icyo kiganiro, uzaba udufashije kwamamaza ubutumwa bwiza. Imana ibahe umugisha. Ikiganiro nawe utaha mushumba tukaba tugushimiye abantu baduteze amatwi, tukadushimiye n'umukameramani wacu tubwira ngo Imana iguhe nawe umugisha. Murakoze cyane. Nawe utaha. Shalom, shalom. Shalom. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha. Nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.